Wow, ndebera umugati wawubonye nshuti yanjye, mbabarira umbwire ko wabonye umugati maze guteka ku mbabura nkoresheje isafuriya irimo umucanga. Urabona ukuntu usa neza. Munsi nabakoreye icyo bita sandwich ku buryo bworoshye, buhendutse, budahenze, wakwitekera iwawe ugatekera abana bawe. Korera abana bawe surprise ubatekera umugati. Ngwino nkwereke ibyo nakoresheje uraho neza. Hano rero mfite ibiyiko bingahe by'isukari, ibi ni ibiyiko 3 nakoresheje. Nshiramo akunyu gakeya kugira ngo umugati utaza kuryoherera cyane. Ndangije nshiramo igi rimwe. Umbwire ko ibi bikoresho utabibona. Ndavanga, urumva, mbanza kuvanga isukari n'umunyu n'igi kugira ngo isukari banzi yenge. Noneho maze kubivanga, kurikira urebe ibikurikiye. Wabibonye? Wala mana numva ahangaha nanjye ndimo ndirata koko nkoza akagati gasa neza. Uyu ni umusemburo rero w'umugati nimuriye muri iri cupa, kuko ntabwo ugomba kuwupfundura ngo ureke utumwuka. Tuyiko 2 teaspoon, 2 teaspoon nibyo nkoresheje. Aya mazi nakazuyazi, nayashuhije arabira cyane. Ndangije ndayafungura nshiramo nakonje kugira ngo abakazuyazi. Ndangije ndavanga umusemburo wanjye. Rero urabizi ko nukubanza kuwupfundikira ukabyimba aribwo ukoresha neza. Narinje kureba rero ko wabyimbye. Urabona? Wabonye ukuntu wabyimbye umeze neza? Umusemburo wanjye ni muzima kabisa. Hano mfashe ifarini ngiye gushiramo udukombe 2. Umva, agafarini gakeya gashoboka kugira ngo nkorere umuryango wanyu umugati. Narimbyutse kare saa 12 kugira ngo tutajya kugura umugati ku muhanda. Ndangije ndawukora rero. Farini numvaga ko itakonje hatarimo ibintu by'ibibumbe. Noneho ntangira kuvanga no guponda. Ahangaha rero ho muhakurikire ni bya bindi bisanzwe. Nshuti yanjye rero niba uri mushasha hano ngo ikaze na karibu ndetse na karame nakwitabye, ndakwinginze ukande subscribe. Ntera inkunga wo kabyarawe, sibyo? Ndakwinginze pe, ntera inkunga iyi video uyisharinga abandi bantu, nukuri ubigishe kwikorera umugati badahenzwe. Ibiyiko 3 by'isukari wabibura, akunyu ko kumenjera wakabura, amazi wayabura, agafarini ikiro kimwe wakibura, ikiro cy'amakara wakibura. Sha keretse niba ari ubunebwe nyine wenda udashaka guponda, ariko aka gafarini mba nakoresheje ntago kagorana guponda. Nkuko nayo babwiye rero, iyo ukoresha ifarini ntago uyimaramo, kuko hari igihe ugera inyuma ukakenera agafarini ko gukaragiraho ndetse nako kongeramo. Ifarini rero imaze kuyiponda nabwo uyishira mu kantu kugira ngo utegereze ko iza kubyimba. Nabikoze ntegereza ko ibyimba y'iminota 30. Ndangije ndaza nkora umugati wanjye wa sandwich. Biroroshye cyane pe, biroroshye. Aka gafarini kugaponda ntabwo byakugora. Urayiponda paka kugeza igihe ifarini rekeye aho kugufatiraho, nibwo ibimaze kunoga. Yego, urabona ko hano ntago byageze. Gusa iyi planche yanjye yanyereraga kuri aya makaro, niyo mpamvu ubona igenda yirukanka. Nawe rero umusangwa hano wakoze subscribe, ndagushimiye. Icyo nkwisabiye ni ugusharinga amavideo yanjye ku nshuti zawe kugira ngo ndebe ko hari aho nava naho nagera. Mufashe umumama wirirwa mu rugo mwuka byaramwe, mumfashe pe, mumfashe. Abamama birirwa mu rugo turasabiriza, dusaba abagabo, mumfashe ndebe ko nanjye nahembwa yanjye. Hari n'igihe ngira isoni zo gusaba ikintu nkapfira muri Nyagasani. Mukuri mumfashe musharinga iyi video igere ku bantu benshi. Rero nawe ushobora no gutangira aka business wicururiza imigati, ukora amandazi, utangije igishoro gitoya, umugati wawe ucuruza kandi ukunguka. Hano twakoze ibintu twizeye, dukora umugati twizeye ko nta bifu birimo ntaki. Ubwo rero ya farini yaje, cya gifote cyane cyaje kubyimba. Aho ngiye gukora ni ugukaraga umugati wanjye nka wa forume nshaka ya pekupe.
mukomeze rero mubirebe mubikurikirane. Imana ibahe umugisha, turabonana umugati umaze gusha n'ibindi muze kubireba. Kugira rero ngo umugati wanjye nkore forume nagiye nkora utubure, ubundi nifashisha intoruro, utayifite wakoresha ivide rya Primus cyangwa irindi urambura, noneho nkazinga akagati gutya, nkumva ku mpande ugenda uringaniza ukurura, kuko ni igifarini kirakurura, ukagenda ukurura, noneho ugafunga umugati wawe, warangiza ukamera kugira ngo ukomere, ukarambura gutya. Nkahita nshira hehe, nkahita nshira kuri wa mupfundikizo wanjye ndi butekereho. Inshuti yanjye rero, iyi farini yose nuko ndi buyiteke. Umupfundikizo urabanza ugasigaho utuvuta cyangwa se akabureba, biterwa n'icyo wakoresheje. Imigati yanjye yose rero ndayishyira kuri uwo mupfundikizo. Nindangiza tujye guteka. Imbabura ubu nayicanye kugira ngo bitaza kuntwara iminota myinshi, kuko ndi gutanguranwa n'abantu baryamye, kugira ngo baze kurya uyu mugati bakorere surprise. Icyayi nacyo ndagitetse ku ruhande, yego, basanga umugati usa neza uri aho ngaho. Yego, umwana rero iyo umukorera utuntu nk'utu ngutu, kwa kundi ugera wenda ukaba udahari cyangwa bakamushakira, bikaba ngombwa ko se ashaka undi mugore, hari utuntu twinshi umwana akwibukira, wakabona ko mama ari mama nyine, mama ntawe umusimbura, mama ntawe umuruta, mama ari uzi gukora ibintu byose. Shaka urwibutso rero ku mwana wawe, uzajya uha umwana wawe. Imigati yanjye yose nayikoze uku nguku, ndangije nyishyira kuri aka gasiniya, kuri uwo mupfundikizo, noneho tujya kuwuteka. Wabibonye? Ntabwo bikomeye pe, ntabwo bikomeye habe namba. Ndakwinginze nukuri, ndacyagusaba kanda subscribe, ndacyagusaba ngo iyi video ugire uyirangize. Wowe kabyara, wambabari ukandemera koko. Ubu koko ibi nabyo nugusabiriza kureba video, ugasaba subscribe no gusharinga. Ko mwahindutse, babarira untera inkunga, ndebe ko nava mu rugo, ndebe ko nakwibonera agashoro, nkajya kugira icyo nkora. Nukuri nirwa mu rugo nita ku bana, nukuri mumbabarire. Wabibonye? Dore nari maze byose ibifote byanjye kubikora. Uyu mugati, ngiyi isafuriya irimo umucanga nteretsemo, urumva. Noneho icyo ngiye gukora ni iki? Ngiye gusigaho igi ryanjye. Gusigaho ririya gi rero nibyo bituma umugati wawe usa neza, uza ufite agasura keza, uteye amabengeza. Igi iryo ari ryo ryose uhita urisigaho n'uburoso bwawe, noneho ugahita utereka ku muriro, ugashira umuriro ku mupfundikizo, urubipfundikize n'umuriro no hasi. Noneho wa muriro wo hejuru ugaturuka hejuru, ubushuhe bwo hejuru bugaturuka hejuru, n'ubwo hasi bugaturuka hasi. Umugati ugasha uhereye hasi no hejuru. Gusa ifo fera attention ku muriro uri ku mupfundikizo, kubera ko umupfundikizo usa naho wegereye umugati. Hari igihe umugati ugushirirana, urabona ko nari maze gusigaho. Hari igihe umugati ugushirirana urebye nabi, umupfundikizo ujye uhita ucunga hakiri kare. Ngaya amakara rero nari nshyize ku mupfundikizo, ngiye gupfundikira. Ubu iyi ni ifuru dushizemo umugati wacu. Wabibonye? Twapfundikiye, wa mugani nkenzeho, mugani wa Yago, ngiye kugururaho kugira ngo mbereke ko umugati wanjye wamaze kubyimba, hasigaye gusa. Wabonye? Wabyimbye. Hano nshaka kongeraho akandi kagi kugira ngo iriki ryanjye ridapfa ubusa. Noneho nongere nkingeho, mungize umuriro wanjye. Hari igihe amakara aba yajemo ivu, umuriro ukamera nkaho uzimye. Urabona ko amakara nayasanjije kubera ko umugati hagati wari utangiye gushirira, niho hari umuriro mwinshi. Noneho nashize no ku ruhande ngo n'imigati yo kurandisha. Wabibonye? Umugati wanjye rero nguyu. Wabonye? Inshuti zanjye rero, hano umugati umaze gusha,
nafashe ibase y'amazi meza nterekamo ya safuriya, kubera ko wa mucanga uri mu isafuriya hasi uba ugishushe, nubwo umugati tuba twawuteruyeho wa mucanga urakomeza ugakora akazi. Kugira rero ngo umugati wanjye utaza gushirira hasi, nahise ntereka mu ibase y'amazi kugira ngo mbone uko nkuraho wa mugati. Murawubona rero nguyu, urabona ukuntu ari mwiza, urabona ukuntu uryoshye, uteye amabengeza. Nshuti yanjye koko muranshinja iki? Koko mwampaye subscribe, mwasharinze ino video, mwokabyarana. Dore agafuniko nakoresheje ngaka. Ubwo rero reka mbere ukuntu umugati wanjye wahiye neza, uroroshye mana yanjye, usa neza, uteye apeti. Hano murampa amanota angahe? Hano murampa amanota angahe? Nizere ko ari 10/10 cyangwa 11/10. Ntimuyankate. Wabonye umugati ukuntu uhemo imbere, ukaba unoroshye cyane. Reba reba. Sibwo uranshinja iki? Ndakwinginze wowe ukabyarawe, ndakwinginze sharing iyi video igere ku bantu benshi bakeneye kumenya ko wakwitekera umugati iwawe mu rugo, kumbabura udukara twawe. Icyo usabwa ni umucanga n'isafuriya ikomeye. Wabonye? Aha, ndabakunda rero, ndabashimiye. Imana imuhe umugisha. Ciao ciao.